muri iki gihe aho uciye hose yaba mu bakuru n'abato usigaye usanga bazi bose ijambo Slay Queen, ukibaza uti se ubu koko bitura Slay Queen bazi icyo bishatse kuvuga, ndetse aho usanga bamwe na bamwe n'ubundi babyita umukobwa runaka kubera babonye yambaye mu buryo butangaje, ndetse aho hari na bamwe basigaye baritiriye imyenda, inkweto, ibisuko cyangwa imisatsi aba Slay Queen. Ariko se nyirizina Slay Queen ni ijambo rishatse kuvuga iki? Abarikoresha se ari uko habaye iki? Niki se wagenda aho ukamenya gutandukanya umukobwa uri Slay Queen n'umukobwa utari Slay Queen? Iyi ni Story House, ngende Diane Mahirwe. Muri aka kanya mu kiganiro cyacu cya none tugiye kurebera hamwe ibintu bigira kuri 12 wagenderaho ukamenya ko umukobwa ari Slay Queen. Ijambo Slay Queen ni imwe mu magambo cyangwa amazina akoreshwa cyane muri iki gihe, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga uzabona abakobwa benshi bitwa gutyo cyangwa bavuga ko ari Slay Queen. Ese ubundi abakobwa bajya kwitwa gutya kubera iki? Amateka agaragaza ko Slay Queen ari ijambo ryatangiye gukoreshwa hambere mu kugaragaza umunyemana ukunyura. Iri jambo bivugwa ko ryakoreshejwe bwa mbere mu rwenya rw'uwitwa Sarah Anderson wagize ati Slay Queen, Slay yagaragazaga muneza ku cyamamare yiyumvagamo. Icyakora iyo ugerageje gusoma igisobanuro cy'ijambo Slay Queen usanga risobanura umukobwa ukora ibintu byiza kandi bishimishije. Nanone kandi usanga abantu benshi bavuga ko Slay Queen ari umukobwa ukora umwuga w'uburaya gusa akabukora mu buryo bwa gisirimu, kandi nabo bakavuga ko Slay Queen ari abakobwa bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga bagakurura igitsina gabo. Hari ubusobanuro bwinshi abantu bakunze guhira izina bitewe uko babyumva. Uko imbuga nkoranyambaga zagiye zikomeza gutera imbere, zagiye zizana n'udushya dutandukanye turimo n'abakobwa bazikoresha bazwi nka Slay Queen. Ese ubundi umukobwa wavuga ko ari Slay Queen byagenze gute? Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigenderwaho n'abantu benshi iyo bagiye kwita umukobwa Slay Queen. Icyambere ni iki? Umukobwa wahawe izina Slay Queen, ikintu cyambere kimuranga nuko akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane kandi afite abamukurikira benshi. Icyakabiri kindi bagenderaho nyine bavuga ngo uriya mukobwa ni Slay Queen, usanga umukobwa bavuga ko ari Slay Queen mu gihe akunze gushyira hanze amafoto ye yambitse imyenda igaragaza ubwambure bwe, ari nabyo akoresha akurura abagabo. Aha kandi usanga iyo umukobwa akunze kugaragara yambaye imyenda hafi ya nayo ishyira hanze imiterere ye. Icya gatatu kindi bagenderaho wenda bavuga ngo uriya mukobwa ni Slay Queen ni iki ngiki, usanga umukobwa bita Slay Queen ari wa wundi urangwa no kwambara imyenda, inkweto, imikufi n'indi mirimbo yose ihenze cyangwa igezweho iva mu nganda zikomeye. Icyakane kindi nacyo bakunze kugenderaho bavuga ngo uriya mukobwa ni Slay Queen ni iki ngiki. Ku mbuga nkoranyambaga abakobwa bakunze kwita aba Slay uzasanga ari babandi bakunze kurira indege cyane, batembera ahantu heza hatandukanye nyamara batagiye mu kazi cyangwa atari nabo bitegeye izo ndege, dore ko usanga akenshi bazitegewe n'abagabo n'abasore. Iyi ngingo ikaba ari nayo abantu bakunze kugarukaho cyane bagira bati ni gute waba nakazugira ukabuhora mu ndege ujya za Dubai, Miami, Lagos n'ahandi mu by'ukuri nta bushobozi ufite bwo gukora izo ngendo. Ibi kandi byagiye bivugwa na bamwe mu bakobwa bazwiho iki kintu, ndetse bakanabyiyemerera ko bajya hanze bagiye kureba abagabo. Icya gatanu kindi nacyo bagenderaho bita umukobwa Slay Queen arangwa no kuba akenshi akunze kwerekana amafoto ari ahantu heza h'uburanga cyangwa mu mahoteli ahenze cyane, gusa uzasanga aho hose aherekana ari wenyine nta wundi bari kumwe, cyangwa usange yahajyanye n'abandi bakobwa nta mugabo ugaragara bari kumwe, nyamara ugasanga umugabo ari we wahamutembereje. Icya gatandatu kindi nacyo abantu bakunze kugendera bavuga ngo umukobwa ni Slay Queen, uzasanga ari ba bakobwa bakunze kuvuga ko bakunda amafaranga cyane kurusha ibindi, ndetse ko batakunda umusore udafite agatubutse kandi ko ntacyo batakora ngo babone amafaranga bashaka. Akenshi aba nabo babita aba Slay Queen cyane ko bakunda amafaranga batazi kuyakorera. Icya karindwi kindi nacyo abantu bakunze kugendera bavuga ngo uriya mukobwa ni Slay Queen ni iki ngiki. Aba bakobwa aho bari hose usanga bakunze kuba bari kunywa inzoga zihenze. Ntibyagutungura kubona ari kunywa champagne igura akayabo nyamara atayishyuriye, akenshi bazinywa baziguriwe n'abagabo babatereta.
icya munani kindi nacyo gikunze guhurirwaho n'abantu benshi bavuga ati uriya mukobwa ni Slay Queen. Nyine niba abakobwa bakunze gutunga telefone zihenze za buri kanya kandi mu by'ukuri nta bushobozi afite bwo kuba yazigurira ku giti cye. Nubwo hari abakobwa bishoboye babasha kwigurira telefone ihenze, gusa si bose. Abenshi muri bo baba ari ba Slay Queen, usanga bazihinduranya uko bwije n'uko bukeye gusa bataziguriye. Ikindi kintu nacyo ni iki ngiki, Slay Queen uzasanga zirangwa no gushyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga aberekana bari kubyina indirimbo ziba zigezweho kandi bakazibyina bambaye imyenda iberekana ubwambure. Ibi bakanabikora bagamije gukomeza gukurura abagabo no kubaka izina. Ibi abenshi bahaye inyito yo gutwika. Icya cumi kindi nacyo ni iki ngiki, ikintu urukundo nuko abakobwa bamaganira kure, dore ko abenshi muri bo bavuga ko nta rukundo rubaho, cyangwa se bakavuga ko ari ibintu byo gukundana batabishaka, cyangwa se bakavuga ko ibintu byo gukundana batabishaka cyane ko bataba banifuza kuzakora ubukwe, dore ko bamwe muri bo bavuga ko bifuza kuguma kwibera mu iraha ry'isi. Ngo baramutse bafashe umwanzuro wo gukundana cyangwa gushaka byatuma ngo bareka umwuga wabo. Icya cumi na kimwe kindi ari nacyo kibanziriza icya nyuma ni iki ngiki, nubwo abakobwa usanga bakunze guhakana ko bataryamana n'abagabo ngo babaha amafaranga, ariko ntibivuze ko batabikora, kuko hari na bamwe muri bo babyemera ku mugaragaro karindaya. Hari n'ubuhamya bw'abagabo baba bararyamanye na bamwe muri izi nkumi bakazishyura akayabo. Icya cumi na kabiri kindi ari nacyo cya nyuma ni iki ngiki, ni abantu bakunze kugendana n'abastari, yaba ari abahanzi, abakinnyi n'abandi bubatse izina ku buryo budasanzwe. Aba bakobwa usanga aribo bakunze kujyana nabo mu birori, cyangwa ugasanga bagiye mu mashusho y'abahanzi bakomeye. Kuri ubu ibi bintu bya Slay Queen bimaze kuba byafata indi ntera ikomeye hano mu Rwanda, dore ko hari abakobwa babigize umwuga kandi bibatuze. Ibi kandi byamamaye hirya no hino hano mu bihugu by'abaturanyi muri Afrika, aho usanga igihugu cya Uganda, Tanzania aba Slay Queen bakunze kujyayo nyine basohotse. Nubwo usanga abakora uyu mwuga bafite uko basobanura iri jambo Slay Queen, gusa kandi ibibaranga ni bimwe kandi bose bahuriye ku kuba bashaka amafaranga mu bagabo, nubwo bamwe babihakana, gusa iyo bikurikiye neza usanga ari byo. Ibi bintu bigira kuri 12 biranga abakobwa bitwa ba Slay Queen maze kukubwira bikaba ari byo abantu banyuranye bakunze guhurizaho iyo bari kuvuga Slay Queen cyangwa babajijwe ibyo babona kuri bo. Ugendeye kuri ibintu rero 12 tukubwiye, mu Rwanda naho urasanga hari aba Slay Queen, gusa biragoye kubona umunyarwandakazi wakwemera ko ari Slay Queen nyine. Icyakora mu bazwi biyemerera ko ari aba Slay Queen harimo nka Mbabazi Shadia wamamaye nka Shadibo, umubyeyi w'abana babiri, n'umukobwa umenyekanye mu gihe cya vuba uzwi nka Yolo the Queen. Ngaho nguko rero ngibyo ibintu bigira kuri 12 nyine byakubwira cyangwa se byagufasha gutandukanya abakobwa, umukobwa utari Slay Queen n'umukobwa uri Slay Queen. Yari Story House, nge na Lidiane Mahirwe, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.